I speak in the authority of God. Today there is the authority of Jesus Christ. There is the authority of the blood. There is the authority that we can speak in until the chain starts to break. There is a chain that has bounded your life. It is possible that there is a chain that has bounded your family. It is possible that there is a chain that bounded your friends, your neighbors, your plan, your all life, your surrounding. But I trust you that today there is the power of God, there is power of Christ, there is powerful resurrection that can break every chain to your life, that can break every chain to your surrounding. Today I speak in that chain in the name of Jesus Christ. Kuvuga ngo ubwo butware bw'Imana bukora iyo wabwemereye mu buzima bwawe weho ubwawe, iyo wisubiyemo ukireba mu buzima bwawe ukabona ubwo butware nawe bukuriho, ukabona izo mbaraga zikuriho, ukabona iyo autorite urayifite. Igihe watangiye kumva ibi bintu rero, igihe watangiye kubyiyumvamo wowe ubwawe, ubu butware burahari kandi burakora. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 20:21 haravuga ngo uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yatumwe n'Imana kandi yasoje umugambi w'Imana hano ku isi, ariko arangije nyuma yo gusubira mbere yuko asubira mu ijoro aravuga ngo uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Bivuze ngo ijambo ryose Yesu yavuze natwe yaduhaye autorite yo kurivuga, ibyo yakoze yaduhaye autorite yo kubikora, ubuzima bwacu bwose yabuhaye autorite. Igihe cyose rero wiyumvise ko iyo autorite uyifite, ku izo mbaraga uzifite, ugende ukoresha iyo autorite wahawe n'Imana. Yohana 14:28 haravuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ngo rero Kristo ari kumwe nawe, ntabwo Kristo yagutaye, ntabwo yagusize wenyine. Yaravuze ngo ndagiye ariko nzabohereza umufasha ari uzabana namwe iminsi yose. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ukora ntabwo uri wenyine, you are not alone, you are in the power of Jesus Christ, you are in his promise. Ubutumwa bwiza uvuga, uburyo bwiza ukora, uburyo ugenda neza, uburyo witwara neza, just speak the power of God, speak the power of blood, speak the power of Lamb of God. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero uyu mwanya nagira ngo wongere wibuke yuko ufite autorite muri weho, wongere wiyumvemo yuko ufite imbaraga muri wowe. Yohana 14:12 haravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azarushaho, kubera yuko ngewe njya kwa data. Ni ukuvuga ngo ikintu Yesu abanje kuvuga ariko akirahirwa akavuga ngo ni ukuri. Ni ukuvuga yuko rero iyo autorite, izo mbaraga nawe urazifite. Izo mbaraga Yesu yarazigusigiye, izo mbaraga zikorera muri weho, izo mbaraga zigendera muri wowe igihe wazemereye, iyo waziyumvisemo kumva ko zigomba kubyuka, ukumva ko zigomba gukora mu izina rya Yesu, ukumva ko ari umurimo ugomba gukora, ukumva ko ari icyo ugomba gukora mu bwami bw'Imana. Iyo autorite urayifite, izo mbaraga urazifite. Emerera izo mbaraga rero zikore mu buzima bwawe, emerera izo mbaraga zikore ku itorero ry'Imana, emerera izo mbaraga Imana yagushyizemo zigira abo zizamura, zigira abo zivana ahantu hamwe zibageza ahandi. Reka izo mbaraga Imana yaguhaye zikore icyo yazigushyiriyemo. Reka ubwo butware Imana yaguhaye, ubwo butware Kristo yaguhaye bukora icyo yabuguhereye. Imana ishimwe cyane. Ndabakunda kandi mbizeje yuko dukomeje kubana mu bihe byiza. Niba ari ubwa mbere duhuriye hano, wakora subscribe tugakomeza